Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu ni umunsi wa 250 dusoma Bibiliya. Turi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Uyu ni umunsi wo kubusoza ko turasoma ibice 19 tugere ku bice 21. Hanyuma ejo tuzakomeze dusoma ibyakozwe n'intumwa. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire y'ibice 19 iravuga ngo Pilato acira Yesu urubanza. Nuko Pilato ahera ko ajyana Yesu amukubita imikoba. Abasirikare baboha ikamba ry'amahwa barimwambika mu mutwe, bamwambika n'umwenda w'umuhengeri. Baramwegera baramubwira bati "Ni amahoro mwami w'Abayuda?" Bamukubita inshyi. Pilato yongera gusohoka arababwira ati "Dore ndamusohoye ndamubazaniye ngo mumenye yuko ari nta cyaha mubonyeho." Nuko Yesu asohoka yambaye ikamba ry'amahwa n'umwenda w'umuhengeri. Pilato arababwira ati "Uwo muntu nguyu." Abatambyi bakuru n'abasirikare bamubonye batera hejuru bati "Mubambe, mubambe." Pilato arababwira ati "Muba rimwe mumujyana mu mubambe kuko njyewe nta mubonyeho icyaha." Abayuda baramusubiza bati "Dufite itegeko, kubw'iryo tegeko akwiriye gupfa kuko yigize umwana w'Imana." Pilato yumvise ibyo arushaho gutinya, nuko yongera kwinjira mu rukiko maze abaza Yesu ati "Wavuye he?" Ariko Yesu ntiyagira icyo amusubiza. Pilato aramubaza ati "Uranyihorera? Ntuzi yuko mfite ububasha bwo kukurekura kandi ko mfite ububasha bwo kukubamba?" Yesu aramusubiza ati "Ntiwagira ububasha bwo kugira icyo untwara utabuhawe buvuye mu ijuru, nicyo gituma ukungabije akurusha icyaha." Uhereye ubwo Pilato ashaka uburyo bwo kumurekura, ariko Abayuda batera hejuru bati "Nurekura uyu uraba utari inshuti ya Kayisari, kuko umuntu wese wigize umwami aba agomeye Kayisari." Nuko Pilato yumvise ibyo asohora Yesu, yicara ku ntebe y'imanza ahantu hitwa Amabuye Ashashwe, mu Ruheburayo hitwa Gabata. Ubwo hari ku munsi wo kwitegura ibya Pasika, hari nk'isaha 6. Nuko abwira Abayuda ati "Nguyu umwami wanyu." Nabo batera hejuru bati "Mukureho, mukureho umubambi." Pilato arababaza ati "Mbese mbamba umwami wanyu?" Abatambyi bakuru baramusubiza bati "Nta mwami dufite keretse Kayisari." Aherako aramubaha ngo abambwe. Babamba Yesu. Nuko bajyana Yesu, asohoka yikorereye umusaraba, agera ahantu hitwa Inyabihanga, mu Ruheburayo hitwa Igorogota. Bamubambanaho n'abandi babiri hirya no hino, Yesu ari hagati. Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba, rwanditswe ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. Urwo rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma, kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa, kandi rwari rwanditse mu Ruheburayo no mu Ruroma no mu Rugiriki. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati "Ntiwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti yiyise umwami w'Abayuda." Pilato arabasubiza ati "Icyo nanditse nacyanditse." Nuko abasirikare bamaze kubamba Yesu, bajyana imyambaro ye bayigabanyamo 4, umusirikare wese umugabane we, ariko hasigara ikanzu ye. Iyo kanzu ntiyari ifite umubariro, ahubwo yari iboshywe yose uhereye hejuru ukagera hasi. Nuko baravugana bati "Twe kuyitanyagura, ahubwo tuyifindire turebe uri bube nyirayo uwo ari we." Bavuze ibyo ngo ibyanditswe bisohore ngo bagabanye imyenda yanjye kandi bafindira umwambaro wanjye. Nuko abasirikare babigenza batyo. Nyina wa Yesu na nyina wabo na Mariya muka Kilopa na Mariya Magadalena bari bahagaze ku musaraba wa Yesu. Nuko Yesu abonye nyina n'umwigishwa yakundaga ahagaze bugufi, abwira nyina ati "Mubyeyi, nguyu umwana wawe." Maze abwira uwo mwigishwa ati "Nguyu nyoko." Uhereye uwo mwanya uwo mwigishwa amujyana iwe. Urupfu rwa Yesu. Hanyuma y'ibyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye, agira ngo ibyanditswe bisohore rwose, niko kuvuga ati "Mfite inyota." Hari hateretse ikibindi cyuzuye vino isharira, nuko benda sipongo yuzuye iyo vino isharira, bayishyira ku rubingo barayimusomesha. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati "Birarangiye." Acurika umutwe, umutima uraca.
Uwo munsi wari uwo kwitegura Pasika kandi Abayuda ntibashakaga ko imibiri iguma ku musaraba ku isabato kuko iyo sabato yari umunsi mukuru. Niko gusaba Pilato kubavuna amaguru ngo babamburwe. Abasirikare baraza babanza kuri umwe bamuvuna amaguru, n'undi wari ubambanywe nawe bamugenza batyo. Ariko bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa ntibamuvuna amaguru, ariko umwe muri bo amucumita icumu mu rubavu. Uwo mwanya havamo amaraso n'amazi. Wabibonye niwe ubihamije, kandi ibyo ahamya ni iby'ukuri, kandi azi ko avuga ukuri ngo namwe mwizere. Kuko ibyo byabereyeho kugira ngo ibyanditswe bisohore ngo nta gufa rye rizavunwa. Byongeye kandi ibindi byanditswe biravuga ngo bazabona uwo bashumise. Yosefu na Nikodemo bahamba Yesu. Hanyuma y'ibyo haza Yosefu wo muri Arimataya, nawe yari umwigishwa wa Yesu ariko rwihishwa kuko yatinyaga Abayuda. Uwajya kwa Pilato amwaka intumbi ya Yesu ngo ayikureho. Pilato aramwemerera, araza akuraho intumbi ya Yesu. Na Nikodemo wa wundi wigeze kumusanga nijoro cya gihe, araza azanye ishangi ivanye n'umusaga, kuremera kwayo kwari nk'ibiro 50. Bajyana intumbi ya Yesu bayizingira mu myenda y'ibitare hamwe n'iyo mibavu nk'uko Abayuda bagenzaga bahamba. Aho hantu yahambwe hari agashyamba, kandi muri ako gashyamba hari imva kitarabahambwamo umuntu. Aho niho bahambye Yesu kuko ari umunsi wo kwitegura kw'Abayuda, kandi iyo mva yari iri hafi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 20. Kuzuka kwa Yesu. Ku wa mbere w'iminsi 7 mu rubungabungo hatarabona, Mariya Magadalena aza ku gituro asanga igitare gikuwe ku gituro. Arirukanka asanga Simoni Petero na wa mwigishwa wundi Yesu yakundaga, arababwira ati, bakuye umwami Yesu mu gituro kandi ntituzi aho bamushyize. Petero asohokana na wa mwigishwa wundi bajya ku gituro, bombi birukira icyarimwe. Ariko uwo mwigishwa asiga Petero aba ari bubanza kugera ku gituro. Arunama arungurukamo, abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi, ariko ntiyinjiramo. Maze Simoni Petero nawe azamukurikiye yinjira mu gituro, abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi, n'igitambaro cyari mu mutwe we kidashyizwe hamwe n'imyenda y'ibitare, ahubwo cyari kizinze kiri ukwacyo hirya. Nicyo cyatumye na wa mwigishwa wundi wabanje kugera ku gituro nawe yinjira. Abibonye yizera ibyo yabwiwe na wa mugore, kuko bari bataramenya ibyanditswe ko akwiriye kuzuka. Maze abigishwa basubirayo bajya iwabo. Yesu yiyereka Mariya Magadalena, ariko Mariya yari ahagaze ku gituro arira. Akirira arunama arunguruka mu gituro, abona abamarayika 2 bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambizo aho intumbi ya Yesu yari yarashyizwe. Baramubaza bati, mugore, urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, ni ukuri bakuyemo umwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushyize. Amaze kuvuga atyo arakebuka, abona Yesu ahagaze ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati, mugore, urarizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba. Aramubwira ati, mutware, niba ari wowe umujyanye ahandi, mbwira aho umushyize nanjye mukureyo. Yesu aramubwira ati, Mariya. Arahindukira amwitaba mu Ruheburayo ati, Rabuni, risobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati, ntunkoreho, kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati, nabonye umwami, kandi abatekerereza ibyo yamubwiye. Yesu yiyereka abigishwa be Toma adahari. Nuko kuri uwo munsi bugorobye, ari wo wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo, arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati, amahoro abe muri mwe. Uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati, nimwakire umwuka wera.
abo muzababarira ibyaha bose bazaba babibariwe, abo mutazabibabarira bose bazaba batabibabariwe. Ariko Toma, umwe muri abo 12 witwaga Didumo, ntiyari kumwe nabo ubwo Yesu yazaga. Nicyo cyatumye abandi bigishwa bamubwira bati, tubonye umwami. Nawe arabasubiza ati, nintabona inkovu z'imbereri mu biganza bye, ngo nzishyiremo urutoki rwanjye, sinshyire n'ikiganza cyanjye mu rubavu rwe, sinzemera. Yesu yongera kwiyereka abigishwa be Toma ahari. Nuko iminsi 8 ishize, abigishwa bongera guterana mu nzu nka mbere na Toma ari kumwe nabo. Yesu araza abahagarara hagati, kandi inzugi zari zigikinze, arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Maze abwira Toma ati, zana hano urutoki rwawe urebe ibiganza byanjye, kandi uzane n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, kandi we kuba utizera ahubwo ube uwizeye. Toma aramusubiza ati, mwami wanjye kandi mana yanjye. Yesu aramubwira ati, wijejwe n'uko umbonye? Hahirwa abizeye batambonye. Hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo. Ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo, umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwa ubugingo mu izina rye. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 21. Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya, yiyerekana atya: Simoni Petero na Toma witwa Didumo na Natanayeli w'i Kana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa 2 bari bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajyana nawe. Barahaguruka bishyira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati, ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato, bakurura urushundura rurimo ifi, kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokejeho n'umutsima. Yesu arababwira ati, nimuzane ku ifi mumaze gufata. Simoni Petero yikira mu bwato, akururira urushundura imusozi rwuzuye ifi nini 153, ariko nubwo zari nyinshi zityo urushundura ntirwacitse. Yesu arababwira ati, nimuze murye. Ntihagira n'umwe wo muri abo bigishwa be utinyuka kumubaza ati, urinde? Kuko bari bazi ko ari umwami. Yesu araza yenda umutsima arawubaha, n'ifi nazo azigenza atyo. Ubwo ni ubwa gatatu Yesu abonekera abigishwa be amaze kuzuka. Yesu abaza Petero gatatu ko amukunda. Nuko bamaze kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona, urusha abandi abakunkunda? Aramusubiza ati, ye mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira abana b'intama banjye. Yongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Aramusubiza ati, ye mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira intama zanjye. Amubaza ubwa gatatu ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati, urankunda? Nuko aramusubiza ati, mwami, umenye byose, uzi kandi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati, ragira intama zanjye. Ni ukuri ndakubwira yuko ukiri umusore wikenyezaga ukajya aho ushaka hose, ariko nusaza uzarambura amaboko undi agukenyeze akujyana aho udashaka. Icyatumye avuga atyo ni ukwerekana urupfu azubahisha Imana. Amaze kuvuga atyo aramubwira ati, nkurikira. Petero arakebuka abona umwigishwa Yesu yakundaga nawe abakurikiye, ari we wariseguye igituza cya Yesu basangira nijoro, akamubaza ati, databuja, ninde ugiye kukugambanira? Petero abonye abaza Yesu ati, mwami, uyu se azamera ate?
Yesu aramusubiza ati, niba nshaka ko agumaho kugeza aho nzazira, nkurikira. Nicyo cyatumye iryo jambo ryamamara muri bene data ngo uwo mwigishwa ntazapfa. Ariko Yesu ntiyabwiye Petero yuko uwo atazapfa, ahubwo yaramubwiye ngo niba nshaka ko agumaho kugeza aho nzazira, upfa iki? Uyu ni we wa mwigishwa uhamya ibyo, ni nawe wabyanditse, kandi tuzi yuko ibyo ahamya ari iby'ukuri. Ariko hariho n'ibindi byinshi Yesu yakoze byakwandikwa byose, ngira ngo ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi. Imana ibahe umugisha. Dushoje ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Tuzakomeza ku munsi w'ejo dusoma ibyakozwe n'intumwa. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya Yesu.